Ese wumva urukundo rwawe rwarahindutse ariko ntumenye impamvu cyangwa icyo wakora, cyangwa se uri wenyine ariko ushaka gutangira umubano mushya ndetse ukawutangira neza? Ariko se ubundi nkundira nkubaze, urukundo rwubakiye ku rukundo nyakuri rumeze ruteweho urwumva ute? Kandi se wakora iki ngo urukundo rumare igihe kirekire? Abahanga mu buzima bwo mu mutwe baguhaye amabwiriza 5 y'ingenzi yuko urukundo rwashoboka, ndetse banatanga inama z'ingirakamaro zo kurukomeza neza cyane. Ese wakibaza ngo niki cy'ingenzi mu rukundo? Icyambere nakubwira nuko gukundana ntibihagije mu mubano w'abakundana, ahubwo hari ibindi by'ingenzi baba basabwa kugira ngo urukundo rwabo rukomere. Wenda wigeze kumva ngo iyo abantu babiri bakundana ibindi byose birikora. Ibi ngibi nibyo koko ko warabyumvishe bifite impamvu, ariko sibyo 100%. Birumvikana neza mu matwi, ariko ukuri nuko ibi bintu bidakora gutyo. Ahubwo urukundo ni ingenzi, ariko niba rudashingiye ku kwizerana, kubahana no guhuza mu biganiro, urukundo rushobora kutamara n'igihe kingana n'imyaka 2 byibuza uwo mukundana aragusohokana, mujya mufata umwanya mukaganira, mufite ukuntu umuhuza mu buryo mwe cyangwa se ubundi, ukamubwira ibibazo byawe akakubwira ibye, ukamuririra mu gituza, ukamuganyira, ukamubwira ibikubabaza ndetse n'ibikubangamira, ndetse nawe bikaba gutyo umwe ku wundi, mukagenda murushanyaho kwizerana. Mujya mukorana ingendo za hato na hato kugira ngo mwumve munezerewe kandi mubohotse. Mujya mukorana n'imibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe nk'ibigize urukundo rwanyu, ariko nyamara byose si uko byagenewe gukomeza urukundo. Hari byinshi abantu dukunze kurenza amaso, ariko nyamara ari ibyagenewe gukomeza umubano w'abakundana, ndetse ibingibi bikaba byanabafasha kuba bakundana igihe kirekire. Niba rero ushaka yuko mwembi mwishimira umubano wanyu igihe kirekire, aya mategeko 5 niryo shingiro ry'umubano wanyu. Ndagira ngo uyumve uyakurikire neza. Wikumva yuko umubano wanyu uzakomera kuko mwaryamanye, wikumva yuko umubano wanyu uzakomera kuko uwo mukundana ataguca inyuma, wikumva yuko umubano wanyu uzakomera kubera impamvu zawe bwite ugiye ufite. Ahubwo ndagira ngo wegere hafi wumve ano mategeko uko ari 5, mubwire kuva ku mwanya wa 5 tumanuke tugere ku mwanya wa mbere, wumve niba urukundo rwawe n'uwo mukundana ari gutya rwawe rumeze, cyangwa se hari ikiburamo mukwiye kongeramo kugira ngo murebe yuko urukundo rwanyu rwaba ruhagaze neza kandi rukazamara igihe kirekire. Bya bindi muvuga ngo n'ugukunda mukarambana, dore yuko abubungu muvuga yuko rwose ibyo ngibyo bitagishoboka. Ariko nuramuka ushoboye gukurikiza ano mategeko 5 abahanga ndetse abashakashatsi b'inzobere bagushyiriyeho, uzabasha kugira umubano uhamye kandi ukomeye. Reka mbanze mwibutse yuko uyu ari umuyoboro wanyu Iwacu Topic. Ugomba gukanda subscribe mu gihe utarakoraho, cyangwa se ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, kugira ngo nujye ucikwa n'ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubagezaho, ukaba ubigezwaho nanjye fixe nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi ni ngewe tugiye kubana mubwira amategeko 5 asabwa kugira ngo urukundo rwanyu rube ruhamye, rukomeye kandi rushikamye. Nagutinde rero ku mwanya wa 5 turasanga ihame cyangwa itegeko ryo kuba hafi uwo mukundana mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'amarangamutima. Ibi ngibi mu cyongereza kabizwi nka physical and emotional closeness. Gukoranaho no kwegerana ku mubiri ni ingenzi mu rukundo, ariko guhana ubusabane mu marangamutima ni ingenzi kimwe n'ibindi. Urukundo rwiza naho wumva utekanye. Ushobora kuba wowe ugasangiza uwo mukundana ibyishimo byawe, ibikubabaje ukamenya ko atagucira urubanza. Kwegerana mu marangamutima bivuze kumva ko wumviswe kandi wakiriwe ukuri, cyane cyane mu bihe wumva ushobora kuba unaniwe cyangwa uhangayitse. Kwegerana ku mubiri ni nko guhana akaboko, guhana urugwiro, cyangwa se guhoberana cyangwa gusomana. Ibingibi bikaba bifasha guhuza imitima no kongera urukundo, ndetse ibingibi bikaba bituma umubiri usohora oxytocin. Iyi ngiyi ikaba ari imisemburo izwiho gutuma abantu barushaho kwizerana no gukundana. Ngira ngo nawe niba ufite umukunzi wa mukundana, waba uri umukobwa cyangwa se umuhungu, ariko ufite uwo mukundana musangiye urukundo, ngira ngo urumva yuko ari ibintu byiza by'ingenzi, kandi kuri we wakumva ari nk'iby'inyungu kuba wakegerana n'uwo mukundana, mukamwaganira agufashe, mukamwaganira mbese mwegeranye, icyitwa body contact,
kandi akaba akumva mu buryo bw'amarangamutima, akumva ibyawe, akakumva mu gihe ubabaye, akakumva mu gihe unezerewe, akagufasha kwishimira ibyo wagezeho, akagufasha kubabara mu byo wababayemo, kugira ngo mukore icyitwa emotional closeness, handi mwe muri kumwe mu buryo bwa emotion rwose, wumve yuko utari wenyine, wumve utekanye kandi uguwe neza. Itegeko riri ku mwanya wa 4 mu mategeko cyangwa se amahame byagaragaza yuko umubano w'abantu umeze neza kandi ukomeye, cyangwa se bigakomeza n'umubano wari umaze kugaragara nk'uwenda gusenyuka. Ni itegeko ryo gukura hamwe no gukura ku giti cya buri wese. Ibingi mu cyongereza twadukunze kubyita shared and individual growth. Byumve neza, no gukura hamwe no gukura ku giti cya buri wese. Buri muntu ahora ahinduka kandi anakura. Twiga ibintu bishya, tugahindura uko dutekereza, ndetse tugashaka kugera ku ntego nshya. Urukundo rwiza rero rugomba gushyigikira iyo nzira yo gukura aho kuyibuza. Niba umuntu mukundana, agomba kubaha imihindagurikire yawe kandi akayumva ndetse akayakira. Agomba kwemera yuko ukura kandi ukuze adakomeza kugenza nk'uko yagenzaga mu gihe cyatambutse, ahubwo ahindura imikorere, imitekerereze, ndetse buri bimwe byose bigahinduka kandi akagenda abyakira, kuko nyeka yuko ukura nawe akura. Kandi niba umwe mu bakundana ashaka gutera imbere mu kazi, kujya kwa muganga w'indwara zo mu mutwe se, cyangwa guhindura imibereho ye, undi akwiye kumushyigikira aho kumuca intege. Niba ukundana n'umuntu akaba afite ikibazo, akumva ko yajya kwa muganga akamugira inama, ibyo dukunda kwita kumukansoringa, nango ugomba kumubwira ngo hoya, ngo sigaho, ngo abantu baratekereza yuko wasaze, mushyigikire. Na hahandi abandi bari kuvuga yuko yasaze, abandi bari kuvuga yuko ibyo bitari ku murongo, ari weho umuba hafi, umurinde gucika intege, ahubwo ukomeze kumwumvisha yuko atari wenyine. Ariko nanone ugomba kwitonda. Intego si uko mwakomeza gukura mu buryo bumwe igihe cyose. Rimwe na rimwe umwe uzajya usanga ashobora gutera imbere vuba kurusha undi. Ibingibi bikunze kugaragara cyane mu mubano w'abantu bagiye bakundana, nango bose batera imbere ku rwego rumwe. Umwe agomba kuba yasiga undi, iterambere rye rikaba ryihuse cyane. Gusanga icyo wamenya nuko icy'ingenzi nuko mwembi mwumva ko mufite ubwisanzure, ntimuhatirwe kuguma mu mwanya umwe. Ntugomba gutinya gukura ku giti cyawe cyangwa gukura nk'umubano. Urukundo nyarwo rugufasha kuba wowe wanyawe, ndetse no kugera aho wifuza kugera. Wikumva yuko kuba uri kumwe n'umuntu akaba ari gutera imbere kukurusha, byaba ngombwa yuko mureka umubano, cyangwa se ngo wumve yuko wamwizirikaho mukaguma mwaba mu mwanya umwe kandi yamaze kurenga aho weho uri. Ahubwo weho kora icyo wumva kikubohoye. Nzi yuko weho n'ububohotse wumva mu rukundo wirekuye. Ibingibi bizajya bigira ingaruka nziza ku mubano wanyu, bizajya bigira ingaruka nziza hagati yawe nawe, ndetse na rukundo rutakifurije umuntu iterambere. Ku mwanya wa 3 mu mahame cyangwa se amategeko agaragaza yuko urukundo cyangwa se umubano abawubayemo bameze neza, urukundo rwabo rukomeye, cyangwa se akaba ari amahame n'amategeko byakomeza umubano mu gihe ugaragara nkaho uri kwangirika. Ku mwanya wa 3 turasanga kuvugana mu buryo bufunguye, cyangwa se icyitwa open communication mu rurimi rw'icyongereza. Kudahuza mu rukundo akenshi nibiterwa nuko umwe ashaka kubabaza undi, ahubwo ni ibintu biterwa nuko buri wese abona ibintu mu buryo bwe kandi nibabiganiraho. Kuvugana mu buryo bufunguye bivuze kubwira uwo mukundana uko wiyumva, ibyo ukeneye n'ibikubabaza, ariko utamushinja cyangwa ngo umuhate ibirego, kuko ibyo ngibyo byangiza umubano wanyu. Niba wumva ubabaye, niba wumva hari icyo ukeneye, waba uri umusore waba uri umukobwa, egera uwo mukundana umubwire uko wiyumva, mubwire ndababaye, ndanezerewe, umwegere umubwire uti nkeneye iki ngiki, umubwire uti iki ngiki kirambabaza, rekera gukora iki ngiki, ariko nanone ukabimuganiriza mu buryo bwo kumubwira utagiye ngo umushyireho igitutu, umwumvisha yuko ari nk'amakosa umushinja, kubera yuko nanone nubigira nkaho ari ibirego uri kumurega, ibingibi bizasenya umubano wanyu. Aho kubwira umuntu mukundana ngo ntushobora kunyumva na rimwe, byaba byiza umwegeye ukavuga woroheje kandi utuje, ukamubwira uti ibirambabaza iyo mbona cyangwa se numva utabasha kunega amatwi. Wimwegera umubwira uti ngewe nta na rimwe ujye unyumva, ngo bibe nkaho mugiye kubiburana, ahubwo mwegera umubwira uti birambabaza iyo numva utanega amatwi. Uburyo ngubu rero buzajya butuma mugenda muganira neza, aho kugira ngo byangize umubano wanyu mwembi. Kumva undi neza kandi ni ingenzi nk'uko no kuvuga ari ingenzi. Rimwe na rimwe umuntu niyifuza inama, ahubwo ashaka gusa ko wamuhereza umwanya ukamutega amatwi. Ibingibi ndagira ngo bisobanukirwe neza.
biza cyane muri cyagiye umuntu ari mu gihe cy'akababaro, muri cyagiye umuntu ari mu gihe cy'ingaruka runaka z'ibyo yaba yarakozeho mu gihe cyatambutse. Wimwegera ngo mubwire uti narakubwiye, wimwegera ngo mubwire uti iyo ugenza gutya, ahubwo egera umuntu gake gake umutege amatwi, ureke akubwire ibye inimba n'agahinda afite bigende bishira. Ibingibi bizatuma umubano wanyu ukomeza kumera neza. Ku mwanya wa kabiri kandi turasanga itegeko cyangwa ihame rikomeye cyane mu mubano w'abantu cyangwa mu rukundo rw'ababirimo neza. Iri ngiri narindi nirivuga ngo kubaha imbibi n'ibyo buri wese akeneye. Ese wewe ibingibi urabikurura ukabasha kubisobanukirwa neza ku buryo wabikorera uwo mukundana kugira ngo urukundo rwanyu cyangwa se umubano wanyu ukomeze gukomera utajegajezwa n'ibije byose. Kubahana mu rukundo si ukumvikana neza gusa cyangwa kwitwara neza, ahubwo ni ukumva ko buri wese afite umwihariko we. Buri muntu afite ibyo akeneye, indangagaciro ze ndetse n'imipaka cyangwa se imbibi ze, kandi urukundo rwubakitse neza rurabyubahiriza. Ndagira ngo ibingibi mbigusobanurire neza. Umuntu nakubwira ati mu byo nkora sinjya nkora iki ngiki, numva ngejeje hano naba narengereye, mwumve neza, wimuhatiriza, ahubwo ubaha imbibi ze, wumve yuko aho ngaho niba adakeneye kuharenza, yaba ari ibyo mukora, ibyo muvuga, wakumva aho ngaho ataharengeje, weho umva yuko umuntu afite umwihariko we, uwubahe. Kandi ibingibi bizatuma urukundo rwanyu rukomeza kugenda neza ndetse no gukomera cyane. Kubaha kandi bivuze ko rwose utagerageza guhindura uwo mukundana, ahubwo icyaba cyiza nuko wamukunda uko ari. Iyo akubwiye yuko akeneye umwanya ari wenyine, nubyumva nabi, ahubwo umuha uwo mwanya nkuko abikeneye. Nuko no kumva amarangamutima ye ntugomba kuyapfobya ngo uvuge ngo ibyo ni ubusa, ahubwo ugerageza kumva icyo yumva ndetse ukanamushyigikira. Niba umuntu akubwiye yuko ababaye, akakubwira ikimubabaza, yakubwira ko anezerewe, akakubwira ikimunezeza, wibipinga ngo umubwire ngo ibyo ngibyo ngo urumva ari ubusa, mpinga umubwire ngo ibyo bikubabaje, ndumva ari ibintu bitakabaye bikubabaza, ahubwo ishyire mu mwanya we, umwumve, kandi nurangiza ugerageze kumuba hafi. Ibingibi nabyo bizajya bituma umubano wanyu ugenda umera neza, kandi niba mubifite rwose umenye yuko umubano wanyu utajegajega, umeze neza. Tugeze ku mwanya wa mbere rero tureba amategeko cyangwa se amahame azatubwira yuko umubano w'abakundana umeze neza rwose, cyangwa se abakundana badafite ibingibi bakaba babyongeramo kugira ngo urukundo rwabo rukomeze gukomera ndetse no kuramba. Ku mwanya wa mbere rero turasanga ibanga rikomeye cyane ryo kwizerana ndetse no kwisanzuranaho. Ngira ngo urabyumva yuko ibijyanye no kwizerana si ukuba utakunda umuntu, ahubwo n'icyagiye biba byiza rwose ushobora kwishingikiriza ko mukundana, ukumva umerewe neza cyane iyo muri kumwe, kandi ukaba wamenya yuko uwo muntu atagucira urubanza cyangwa ngo agutuke. Mwese mukumva yuko mushyirana amakenga, niwumve yuko yageze ku ruhande afite ibyo avuga, niwumve yuko yageze ku ruhande afite uko agufata, ahubwo ukamufata neza mu mutima wawe, ukamufata neza mu mitekerereze yawe, ukamufata mu buryo buri positive apana negative ngo umve yuko we agufata nabi, ahubwo niba umufata neza ukumva yuko agufata neza kurusha uko weho umufata. Kwizerana kandi kubakwa binyuze mu kuganira mu buryo bufunguye, nkuko twagiye tubiganiraho mbabwiye uburyo bufunguye se bumeze gute, gusangira amarangamutima no gusohoza ibyo umwe yasezeranye. Niba ubwiye umuntu uti ndakora iki ngiki, nibigenda gutya njye ndakora iki, nyine ukagira ibyo wemerera umuntu kugira ngo akomeze kubika icyizere cyawe, biba bisaba yuko uzongera bya bindi wavuze ukaba wabihigura cyangwa ukabisohoza. Iyo ubwiye uwo mukundana ibyo hangayikishijwe nabyo maze nawe akabigufashamo kugira ngo abipfobye, uba wumva rwose agufashe neza. Kandi ngira ngo ibyo ngibyo buri wese arabyumva yuko ni ibintu no ku muntu mudakundana uwo ari we wese, ni bya bintu wumva bituma yuko umuntu mubanye neza, kumubwira uti ngewe mpangayikishijwe n'ibi ngibi, mfite ibibazo, we akabifata nk'ibye aho kugira ngo abipfobye. Ngira ngo ni ibintu byiza rwose. Icyo gihe rero uzajya wumva wisanzuye cyane no kumubwiza ukuri ku bindi, kubera yuko na bya bindi wabimubwiye ukabona ntago agupfobeje, wabimubwiye ukabona rwose abifashe neza neza nk'uko nawe wumva wakabaye ubifata, yishize mu cyimbo cyawe cyangwa se mu mwanya wawe, ibintu arabyumva kandi arabikurura. Ariko nanone iyo umuntu ahora abeshya cyangwa avuga ibitandukanye n'ukuri, bizagenda bisenya buhoro buhoro icyizere cyari gihari. Urugero nko ku bantu babana, kuvuga ngo ndaba ngeze mu rugo saa 2 bikarangira saa 6 zigeze udatashye, rimwe na rimwe se bibaye ngombwa yuko urara aho wagiye. Ngira ngo ibyo ngibyo nibiba rimwe bikaba kabiri, yaba ari n'uwo mukundana se ukagenda ukamubwira uti ngewe kuri uyu munsi ndumva nshaka yuko tuzaganira,
wansabye umwanya noneho nzawuguhereza, niba narindi mu kazi se narimbaye mugutse, umunsi ukagera ukamubeshya, indi tariki ikagera ukamubeshya, ubwo umuhindura ibintu umusezeranya ibintu udashoboye gusohoza. Ibingibi rwose ni ibintu bizangiza umubano wanyu cyane, ushiduke mugeze naho mutagikundana kubera yuko bisa nk'ibyananiranye. Ngira ngo mumeneye amabanga ku mahame cyangwa se amategeko atanu azagaragaza yuko urukundo rwanyu rumeze neza, urukundo rwanyu rutamenerwamo. Kandi ngira ngo niba wumvishe neza rwose uko bimeze, wumvisha aho umubano wawe uhagaze, aho umubano w'inshuti yawe ihagaze bitewe nuko uzi babanye. Niyo mpamvu tuba twafashe uyu mwanya tukabibanyuriramo kugira ngo umenye aho umubano wawe uhagaze, kugira ngo nawe umenye uko wabigenza niba ushaka kubaka umubano bundi bushya, cyangwa se niba ari uwo mubanye urebe yuko ibintu byanyu bizakomera bikamara igihe kirekire ndetse bikaramba. Nkaba ngushimira rero weho uba wadukurikiye ukadutega amatwi kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye, tukava ku mwanya wa 5 tukarinda tugera ku mwanya wa mbere. Nkubwira ni uri intwari yacu ikomeye. Ibuka ujye ukanda subscribe niba utarakoraho kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, ufungure akazogera. Njyewe ukomeje gukurikirana nkaba ndi fixe nk'ibisanzwe.